utari muri Kristo Yesu ntazajyayo. Nta gutorera monami. Inyuma y'igihugu ni imbere mu kindi. Iburengerazuba bw'igihugu ni iburasirazuba bw'ikindi. Utari muri Kristo ntari muri Data. Kandi bera b'Imana, haba ni Seti, haba n'undi, ijambo ntiryemerwa kuko rivuzwe n'umuhanga. Ubwo bukoroni mu bwikuremo. Ibi bababwira ngo kuko uriya atize ngo ibyo avuze sibyo. Uwize bwa mbere se yigishijwe nande? Cyangwa uwigishije bwa mbere yigishijwe nande? Ariko kuki mufata ubumenyi butangirwa muri rusange mukabuhakanisha ubwenge Imana itanga by'umwihariko? Ijwi ry'umukanguzi. Nejejwe n'Imana iduhaye umwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nejejwe n'Imana ikuraritse kugira ngo ikuramburira amaboko, kuko mu ijambo ry'Imana harimo byose. Harimo gukira, mu ijambo ry'Imana harimo umunezero, harimo ubuzima, mu ijambo ry'Imana harimo byinshi. Rero uyu mwanya dushimiye Imana ko yemeye ko tubana muri uyu mwanya. Reka dufatikanye dusenge, dutegure imitima yacu, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Uwiteka. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana igihome kidukingira, Imana ubwugamo bw'abizera, kandi ijwi riduhamagara, Imana ikangura abasinzire kugira ngo tube maso kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Turagushimiye. Twebwe twari duciriweho iteka ku bwa kavukire, ku bwa gature, ku bw'imirimo mibi y'ibyaha n'iruba ry'ubusambanyi n'irari ryabyo, ku bw'ubugome n'ubunyamaswa bwari mu mitima yacu, ariko utumenyesha umucyo. Tumenyeshejwe umucyo w'agakiza, duhabwa kubaho mu buzima bushya. Uwo mucyo wawugaragarije muri Kristo, urangije uhamya ko abamwizeye batabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, uhamya ko babyawe n'ijambo ryawe. None turabo waremye uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turabo witeguriye kera kugira ngo ugendere muri twe. None uyu mwanya ukoreye muri twe, reka tukwemerere tukubere ibikoresho bizima. Ijambo ry'ubugingo utunyuzamo rihembura abantu, abaguye babyurwe n'ijambo ryawe, babyutswe naryo, abahagaze bakomezwe naryo, abababaye baribonemo umunezero, abariraga baribonemo ibyishimo. Amaboko y'Imana ikomeye, amwe yahanitse ikirere, amwe yadendeje inyanja, arambukire ku buzima bw'uyu mwene data, arambukire gukora ibitangaza, arambukire kuvura imitima ikomeretse. Haleluya, 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 haleluya. Uyu mutima umenyesha iby'umunezero. Hirya yo kubura abantu Yesu ajya aboneka, hirya yo kurekwa Imana igitwakira, hirya yo kuvuma Imana igitanga umugisha, hirya ya karande na kavukire Imana igibana n'abizera. Turagushimiye uyu mwene data, uyu mushiki wacu aba muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. None ubwo ubyemeye, reka umuhe ibimukwiriye, umuramburire amaboko, urwaye umukize, ugezweho n'iminsi mibi unyuranye amaboko ahure n'umugisha we. Muntu wese aho yarari aterurwe n'Imana kubw'ubuntu bwawe. Ndabigushimiye Mwami Yesu, senze nizeye kubwawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Dushimiye abantu dukunda kubana ku Mukanguzi TV. Dushimiye abantu mwakoze subscribe kugira ngo tujye tubana namwe. Nkunda kubivuga, iyo ngeze ku bantu mutanga ijambo ry'Imana, haba ku bavuga butumwa, haba ku juste umuhamagaro w'ivuga butumwa, ntabwo ari ugusoma Bibiliya gusa.
no kurarika umuntu ngo mujyane ku rusengero uba ufashije pasiteri kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi n'icyo Imana yaturemeye kugira ngo tumenyekanishe Kristo Yesu. Imana ishimwe. Rero iyo musheyarinze mugaha abandi ijambo ry'Imana muba mubahembura mu bugingo. Tekereza kuba wabaho ukabona umunezero w'agakiza ntiwifuze ko hari undi wawe ugira. Kuba wabona amahoro abonerwa muri Kristo Yesu ariko ntiwifuze ko hari undi wabona ayo mahoro, birasa naho waba utari n'umukristo. Ariko niba koko ubyarwa n'Imana, ntabwo mbabwira gusharinga ijambo ry'Imana ryo ku Mukanguzi TV gusa, no ku yindi cano aho wumva unyuzwe n'ijambo ry'Imana. Reba abantu nka babiri ko no mu kabara abantu basangira icupa. Ntabwo rero gusangira ijambo ry'Imana birimo inenge nko guha umuntu icyamusindisha. N'ibiryo umuntu aragusuruka mwarurira. Mujye mukoresha uko mushoboye, ducunguze uburyo umwete. Aniseti nicare ku Mukanguzi mbwirize, nugirirwa umugisha wo kumva aya materaniro tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ariko nawe urebe undi muntu, dusiganwe n'iminsi kugira ngo tunyage Satani ubugingo bwa benshi. Imana ibaha umugisha. Rero dushimiye namwe mujya mutwandikira muri komenti, cyane ko ari naho ibibazo mwagiriye mu ijambo bibarizwa, ko nitubwiriza ukumva hari icyo ushaka kubaza, kibarize muri komenti tugusubize mu kiganiro kindi. Ko kuri WhatsApp kutubaza ntabwo mwese twabona uko tubasubiza, bijya bitunanira pe, mwihangane. Kandi bibabaza benshi ko tutabasubije, ariko nukuri turabinginze ku bwa Kristo Yesu mujye mwihangana. Ariko iyo ubarije muri komenti turayisoma tukayireba, n'ikindi gihe mu kiganiro tukaba twakora ikiganiro turi gusoma komenti tugasubiza icyo mwabajije. Imana ibaha umugisha. Hanyuma nibigukundira mbere yuko wisengera ujye usengera abandi, nibigukundira mbere yuko wiha ujye utanguha abandi. Imana ibaramburira amaboko. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, ni igice cyaho cya 12. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere dusoze umurongo wa 2. Uyu mwanya ndumva nabinginga tugasoma ijambo ry'Imana tukariganira dutuje. Nawe uri kumwe natwe, baye ufite izi Bible zanditse, navuga ziri hard copy cyangwa ziri soft, ntacyo warisoma niba ufite uwo mwanya. Ariko ubaye udafite uwo mwanya, udahugutse neza, ariko ukaba uri gukurikirana ijambo ry'Imana, tegura ubwenge bwawe ubanze kwanza umenye ko ugiye kumva ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya wo kubaha Uwiteka, ni umwanya wo kuramya, ni umwanya wa Kristo, ni umwanya w'Imana ishobora byose. Imana yaremye ijuru n'isi. Nawe tanga umwanya nk'uwuhaye Imana. Imana ibaha umugisha. 12 igitabo cy'Itangiriro, murongo wa mbere n'uwa 2. Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. 2 haravuze ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Impamvu Bibiliya ivuze ngo ni Aburamu, yari atarahindurirwa izina. Aburamu na Sarayi. Sarayi ahinduriwe izina yiswe Sara. Aburamu ahinduriwe izina nibwo yiswe Abrahamu. Imana ibaha umugisha. Ndahasubiramo. Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Umurongo wa 2. Hanyuma y'ibyo byose yo gukora iby'Imana imubwiye,
hanyuma yo kuva mu gihugu, hanyuma yo gusiga umuryango, hanyuma yo kugera aho Imana izamwereka. Ku murongo wa 2, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Aha harimo amagambo akonfyuzinze, ariko umwuka w'Imana dusobanurira. Uyu ni Aburamu, murihangana dukoresha izina rizwi ryose, Aburahamu. Yari umuturage wo muri Uri y'Abakarudaya. Karudaya niyo India. Wari umujyi umwe ku bw'amateka n'uburyo bwo guhisha ibyagiye biba muri koloni, haba kuzizwi n'izitazwi. Ibihugu byinshi by'ibinyembaraga byashyize hamwe byemeranya guhindura amazina kugira ngo bikureho urubwa rw'imirimo mibi bagiriye abandi. Nubwo buryo butuma hari amazina musoma muri Bibiliya ahandi mwayashaka ntimuyabone, mukaba confusion yaho izina riri. Ariko uzakubwira umujyi yibeshya ukaba ubizi, n'uzabikubwira neza utarubizi ukabimenya, muri ibyo byose nta kinyaga ubugingo, nta n'ikibutanga. Kumenya amateka ntibitanga ubugingo, no kuyaguha bayacuritse ntibyica ubugingo. Ibyo ntibizabatera urujijo rutuma mwanga bababwiriza ijambo ry'Imana. Bivugiye ko hari abantu bajya bagenda batubaza, mbitwarire rimwe, hari teoloji z'Abagiriki nizo zihisha ukuri kw'amateka shingiro ya Bibiliya. Murihangana nyine, njya nkunda kubabwira ngo iyo ukuri kutuzuye aba ari ikinyoma cyejejwe. Aho kugira ngo tubabwire ikinyoma cyejejwe rero kizatunyagishe amakamba y'ubwami, ntabwo byakunda. Wowe babeshye nta kosa ufite, ariko uwakubeshya azakubazwa. Rero hari ibihugu byagiye bizimira nka Nineve ni muri Turikiya. Turikiya yo inafite amateka cyane muri Bibiliya, ko ndatekereza aricyo gihugu kivugwamo mu duce twinshi. Nineve wari umujyi wa Turikiya imbere y'inkombe y'amazi ku mwaro. Turikiya ifitemo Galatiya. Galatiya ni muri Taki, ari naho Lawodokiya, Laos and Diakeo, biravuga ngo ni igihe Imana iciraho umuntu urubanza. Ari naho Ashuri, ababyize muri histoire bo barabizi ko Ashuri muri histoire bayitaga Assyria cyangwa se Usi. Usi niho havuka Yobu. Ntabwo nza gutinda muri ayo mateka, ko si byo dushaka kuvugaho. Ndashaka kuvuga ku muhamagaro w'agakiza. Turirefera kuri Aburahamu. Imana igeze muri Uri y'Abakarudaya kwa Tera. Tera akomoka mu muryango wo kwa Nowa. Bagenda bimuka, buri muntu yagiye ahe sinjya mu mateka n'igisekuru. Tera yisanga muri Uri y'Abakarudaya. Uri wari umujyi na Karudeya ari umujyi. Aba Bakarudaya bari abahanga bo kumenya ibihishwe bakoresheje uburyo bubiri: ubugenzuzi bw'ubwenge n'ubugenzuzi buturuka mu ihishurirwa ry'imyuka, kuko bari abapfumu, bakabamwe abacunnyi, hakabamwe abakonikoni. Abakarudaya bakaba ababumbyi cyangwa se abacuzi b'ibigirwamana, haba ibyo mu ifeza cyangwa ibyo mu izahabu, ibyo mu biti cyangwa mu ibumba n'andi mabuye. Ibyo bacuruzaga byabaga ari ibigirwamana byo mu ishusho y'Imana bizera. Aha muri Karudeya havuye abagabo b'abanyamaboko bakwije ubwenge uyu munsi
rumize yabwo yakoranywe n'abagiriki. Ubu bwenge bw'abakarudaya nibwo bwasembuye, nibwo bwabaye umusemburo wa filozofi y'abagiriki. Ko uyu munsi ubwenge isi iri gukoresha ibukomora kuri filozofi y'abagiriki kwa Socrate, n'ubwami n'amatwara n'impinduka nyinshi zigenda zibaho mu mami amwe, mu mampire amwe n'amwe, yari imyitwarire ya The Great Alexander. Aha rero muri uriya bakarudaya, abagabo bari bafite ubushobozi bwo kuragura bakamenya ibizaba ejo. Niyo nkomoko y'ubupfumu bwose buba ku isi. Ubupfumu, uburozi, haba uburozi bw'amagambo yo kuvuga, haba uburozi bwo kohera cyangwa kugaburira, haba uburozi bwo korora icyitwa ibihume, ibitega, ibihato, barabyorora barabicirira. Niyo mpamvu umuntu agutumaho ihembe, twasengera umurwayi w'abadayimoni bakavuga ngo dusubiyeyo, basubira mu gicumbi cyabo, ariko baba bafite umugirwa ubiyobora mu isi. Ntabwo nje kubigisha hejuru ya karande no gutsinda imyuka mibi no gusenya imivumo, ntabwo ari byo nje kubigisha. Ndagira ngo tuvuge ku muhamagaro w'ubukristo, kuko iyo umuntu amaze kuba umukristo ahabwa imbaraga, iyo amenye kuzikoresha nibwo yibohora ibyo byose. Sinshobora kukubwira kwibohora ukiboshye. Niyo mpamvu uyu mwanya ashaka ngo tuganirire ijambo ry'Imana, dukore nibura nk'intambwe 3 cyangwa 7 mu nyigisho ziri bukurikire hano. Nyuma ya hano turebe uburyo umuntu abohoka karande n'iyi myuka. Iyi myuka ituruka mu bakarudaya. Abakarudaya ntibakunda kwima ingoma ngo tuvuge ngo hayoboye umukarudaya ngo niwe uhari, ahubwo bakunda kwangaje abandi bakicara mu mwanya bashyizwemo n'abakarudaya, ariko bakayoborerwamo n'abakarudeya. Biravuze ngo hari abantu benshi ku isi bayoboye mugira ngo ni abategetsi, kandi nabo barategekwa bakaza gushyira mu bikorwa amategeko y'abandi. Izo zari strategie z'abakarudaya. Abakarudaya nibo bacuruzi ba mbere ku isi, bagiye batanga ubwo butunzi, uraguje bakamuha ubutware, uraguje bakamuha ubutware, ku buryo uwabuhawe nawe abugabira abandi. Bituma izo mbaraga z'abakarudeya zikwira mu isi. Nibo bafonze igihe n'imikorere y'igihe bitewe n'uburyo basengaga. Ni abakarudaya. Aba bakarudaya nibo bafonze inganda za mbere zakozwe n'abakarudaya, ariko mu bwenge, kuko nababwiye ngo umukarudaya ajya ku ruhande agategeka umutegetsi, kuko ari we uba waramwimitse. Bivuze ngo abantu bashaka ubutegetsi, abantu bashaka ubutunzi, abantu bashaka igikundiro, abantu bashaka clientele, bafite ahantu bajya kuraguza ubwenge bw'abakarudaya, bakimikwa n'iyi myuka y'abakarudeya. Niyo mpamvu abantu benshi baraguza, abategetsi benshi bakagira abapfumu, abahanga benshi bakagira abahanuzi bababwira ibizababaho. N'uyu munsi ibihugu bikomeye ibidasoma Bibiliya bagendera ku mateka y'ubuhanuzi buri muri Bibiliya bw'ibizaba, kuko umukarudaya nawe intumbero ye ihura n'ibizaba kuri Bibiliya, ariko akajya inyuma yaho akora ikinyuranyo cy'ibyo Bibiliya ivuga. Iyo Bibiliya ivuze ngo tanga ubuzima, umukarudaya arica. Uyu mukarudaya yakreye teoloji. Teo bivuga Imana ariko mu buryo bubiri. Niho hava Deus ya die. Ariko Teo, iyo tuvuga ngo ni Theophile, baba bivuze ngo ni umuntu ukunda Imana. Hari n'abakoresha Teo bari kuvuga umuntu waremwe n'Imana.
iyo mitekerereze ya teoloji imwe n'imwe yakorewe n'abakarudaya. Babizaniye iki? Bazaniye kwigisha ubwenge bwabo, kuko abanyamwuka nimurekwa mugaguma muhishurirwa mukagendera ku murongo wa revolisiyo, murajya kontre n'abakarudaya, mukora iby'Imana ishaka. Kandi kugira ngo umukarudaya akomere nuko akora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka. Kugira ngo rero gukomera k'umukarudaya bigume mu isi, arakreye isomo abigishirize mu mahame shingiro y'ukwemera kwanyu, ariko ashyiremo udukode dutuma uba ikivume mu maso y'Imana, ujye uvugira Imana, Imana itakwemera. Nimukurikira amateka, uyu munsi Australia ni ahantu bakunda kuramya no guhimbaza cyane, ariko kandi hakaba ibyigenge by'ibiririmbyi. Australia haba abaramyi bambara ubusa, ariko kandi hakaba abaramyi ku isi hose, niho hambere hari abaramyi baramya Imana, bakaramya Imana, ni Australia. Mbivugiye iki? Ubwenge bw'umukarudaya mu rusengero nigenda uramye, uririmbe, ugira ubuhanga mu ijwi, ariko kuko intego y'Imana mu bari kukumva nuko bakumva bakakira ibyo uri kuririmba bikaba transforma. Umukarudaya nta kubuza kujya kuririmba, arakwemerera kuririmba, ariko buri umuntu urangaje buri kuririmbira, bitume bumva amagambo anyura inyuma y'amatwi bakwirebere. Bwa mbere arakwambika imyenda y'urukozasoni, niko ubwenge bw'abakarudaya buteye. Mu gihe uri kuririmba, wowe uraririmba ubugingo bwawe ubufasha, cyangwa se umuntu wawe w'imbere, amarangamutima yawe uyahembure, uyahe ibyo ushaka guha abandi. Ariko bamwe uri kuririmbira ntibari bwakire wa murongo w'ibyo uri kuvuga, ahubwo bararangazwa n'uko uteye, forume y'umubiri wawe. Kuko ubwenge bw'umukarudaya burabanza bukudodera ikanzu irangaje abantu, bukwambika ibyenda by'akajagari. Ntabwo amaherena si mabi, ariko hari ibiza bikarangaza abantu. Uko biri kubarangaza, ya inspiration ntabwo uri bwongere kwinspira abantu. Niba bitari bube, biravuze ngo bazajya bahuriraho, ariko biba umugenzo, ibyo mukora ntibigire ubwo bihindura abantu. Ubwirize, ariko ku bwenge bw'umukarudaya ntuhave utabiyemeyeho, ntuhave utababwiye ibyo utunze, ntuhave utababwiye ibyo ufite. Duhere mu kwivuga Kristo nitumuvuge. Ubwenge bw'abakarudaya budutwara igihe. Ubwenge bw'abakarudaya mu rusengero ntibwemerera umukristo kwihanganira umwigisha cyangwa umupasiteri warengeje iminota yo kubwiriza. Ariko kandi ubwenge bw'umukarudaya muri fanatizme bunezeza umufana mu gihe bongeye iminota ku mukino. Bya bindi bibarangaza bitagira aho biri butushe ku bugingo, umukarudaya bongera igihe. Ariko bimwe biri bukore ku bugingo, kuko ubugingo buzasa gutegeka umubiri. Nibitegeka umubiri muzica amategeko y'umukarudaya. Hanyuma ubugingo nibuhembuka muzafunga ikirere cy'imyuka mibi y'abakarudaya, kuko ubugingo nibuhembuka buzabaha imbaraga z'umwuka. Imbaraga z'umwuka nuzibona uzajya ufunga ikirere cy'umwuka n'ubushake bw'isi n'umubiri na Satani, uzabitegeka kuko ni wowe mutware. Ariko umukarudaya arashaka ko ari we ukuyobora. Rero ntabwo akwemerera kwisanzura. Nujya kuramya mu rusengero baragukingaho ibibazo waje ufite, hanyuma no mu rusengero habera imanza n'impaka, abibe urukungu rubyigane n'amasaka, ujye wicarana n'umuntu mutavuga rumwe. Nujya kwatura ntumusaba imbabazi, ntimwaturirana. Mu bwenge bw'abakarudaya ni agatebe kari ku muryango, uraturira utakoreye icyaha, usenge mubohanye. Ni mu bakarudaya. Ubwo nibwo bwenge bw'abakarudaya. Kubera iki? Iteka ryose umunyamwuka, umukristo wasenze,
Imana ishimwe. Imana iguha imbaraga zo kumenya ibizaza, ikaguha ubutware bwo kuba mu biriho, kandi icya kabiri, Imana igusigisha ahashize. Abantu benshi muri kurwana n'ahashize. Ibyo abantu bari kukuvuga cyangwa se ibyo wakoze, ingaruka zabyo ziri none. Umukarudaya rero akubohesha ahashize, akakubohera kwa sogokuru, akakubohera kwa nyogokuru, akakubohera kwa nyogosenge, akakubohera mu mateka, akakubohera mu maraso y'iwanyu batanze, akakubohera muri ayo mahame n'imigenzo n'amategeko, ukajya usenga wizengurukaho. Icyo nicyo kijya cyitwa karande. Ni wa mwuka w'abakarudaya ushaka kutubohera ku bagiranye nabo amasezerano. Rero kugira ngo ucike aya masezerano y'abakarudeya, bisaba kubanza kuba umukristo. Niki gitumye Imana isanga Aburahamu? Imusanze muri Uri y'abakarudaya. Aburahamu nawe ni umukarudaya. Aha iwabo n'Aburahamu kuhatera bagiraga ibigirwamana byinshi, ariko muri rusange abakarudaya basengaga ukwezi. Jusqu'à présent Middle East abenshi baracyasenga ukwezi. Abari India mudukurikirana murabizi, abari Oman murabizi, abari za Saudi Arabia, za Palestina mukunda kutwandikira, Imana ibaha umugisha, murabizi. Buri mugabane wagiraga ikigirwamana cyaho, buri gihugu kigira ikigirwamana cyaho, kandi buri kigirwamana cyose cyatambirwaga ibitambo biva amaraso. Hanyuma abatambyi bacyo bagahabwa ibitambo bitava amaraso, amaturo. Uyu munsi hari abantu benshi bagisenga ukwezi. Mbibutse abakarudaya n'uyu munsi baratuyobora iyo tutabaye abayoborwa n'umwuka, ko nibo bashyizeho igihe, ifatiro ry'igihe mu Bwongereza. Narabibabwiye, ni cercle, ni uruziga, ni zero ifite udufreshe 24. Ababizi iriya mirasire y'izuba batubwira ko ari 24. Hagati ya gakoni kamwe n'akandi hari mu isaha. Iyo uzengurutse ukava ku gakoni kamwe ugera ku kandi n'isaha, iyo uzengurutse hose hakuzura, ababaye amasaha 28 niyo agize umunsi. Ayo masaha 28 bayagabanyemo iminsi 7. 7 biravuga ngo n'umwuzuro, biba bisobanuye umubare wuzuye, haba ku Mana cyangwa kuri Satani. Umubare 7 ukora hose, aba ari umubare wuzuye. Muri Middle East wari umubare w'ikimenyetso, n'abarisikaza baragikoresha abantu bagira amayesinye yo mu mvugo n'indimi, cyangwa abakura ururimi mu rundi, ko indimi ntizirashira n'uyu munsi twavumbura urundi, biterwa n'urwo twumvikanyeho. Sinshaka gutinda aho ngaho. Bafata iyi minsi 7 bayigira icyumweru mu byiciro 4 bigize ukwezi. Ibi byiciro 4 bigize ukwezi bagendereye ku ntara 4 z'isi: amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Bahagabana gutyo. Kwa kuhagabanya bitewe n'amerekezo y'umuyaga n'izuba nicyo bagendereyeho, kuko tuvuga amajyepfo bitewe n'izuba, tukavuga amajyaruguru bitewe naryo, iburengerazuba n'iburasirazuba biterwa naryo. Akenshi iyo abantu bagiye kuvuga amajyepfo bahera ku murwa mukuru w'igihugu, bakavuga ngo ni amajyepfo y'umurwa mukuru w'igihugu cya Kigali, plutôt w'umujyi wa Kigali. Ni amajyaruguru y'umujyi, ni iburasirazuba bw'umujyi, nuko bakunda kubipanga. Ibyo nshaka kuvuga ni iki:
ibi byiciro bine nibyo birere bine Imana yavuze ngo abamarayika bafashe ibimenyetso bahagaze mu mpande enye z'isi. Ntabwo umukarudaya yapfuye kugena ukwezi ngo akugene mu byiciro bine atazi icyo akora. Yabigennye akurikije geste prophétique, akurikije ikimenyetso cy'ubuhanuzi bwavuzwe n'Imana bitewe n'aho marayika w'Uwiteka azahagarara. Buri cyumweru kigira igitambo gitambirwa. Muri christianisme nibwo tugira umunsi w'amateraniro mu cyumweru. Mu buryo buri satanike bahera umunsi wo kuwa kane mu masaha y'ijoro no kuwa gatanu kugera ku munsi wo kuwa gatandatu aba ari iminsi yo kumurika ibitambo, aba ari iminsi yo gutamba. Cyane cyane umunsi kuwa kane ku mugoroba ushyira uwa gatanu, umunsi wo kuwa kane nimugoroba no kugera kuwa gatanu aba ari umunsi w'ibitambo by'Imana z'imyuka zikora ibikorwa bigaragara kandi Imana zinywa amaraso. Umunsi wo kuva kuwa gatandatu kugera ku cyumweru wabaga ari umunsi wo gusenga Imana zitaboneka mu isi ariko kandi ziri logique batekereza ko zibaho. Hakaba n'ibigirwamana byitirirwaga izo mana baterekaga aho ngaho. Niho muri Atene umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubugiriki, ni muri Greke ya none juste na Atene, niho bageze ahitwa Areopago bamanika itangazo rivuga ngo umunsi wo kuwa gatandatu ni igihe cy'Imana itazwi. Ariko kuva ku wa mbere Monday basengaga ukwezi moon, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru basengaga imibumbe, ko badutangarizaga imibumbe igeze mu 9 igenda ihinduka, ariko buri munsi wabaga ufite igitambo cyawo. Bagera kuwa kane bagatamba imibiri bagasambanira mu rusengero, kuwa gatanu bikaba bityo bakamurika. Ariko cyane cyane umunsi wo kuwa gatanu niwo basengaga Imana zuba, bayimurikira amaraso, bakavuga ngo nirasa uko ya maraso yuma ngo ibitwaye bwa bugingo bwayo. Bakavuga ko Imana yashimye ibitambo. Umunsi wo kuwa gatandatu ari wo munsi utazwi, ari wo sabato, Imana iravuga ngo ndawejeje ari wo muzajya musengaho, kugira ngo musenye ibicaniro biba byubatswe, mujye musenga. Ndagira ngo munyumve, iyo ikintu ari zero ubanziriza uwaguherutse kandi ugaheruka uwakubanjirije. Ni imvugo iri filosofike ukuntu, ariko mujye munyihanganira. Iyo ikintu ari cercle, iyo ari zero, iyo umuntu abanje imbere undi akamukurikira n'undi akamukurikira, iyo muzenguruka uba ukurikiye uwo wabanjirije, kandi n'uwakubanjirije nawe aba agukurikiye. Mukoresha ubwenge butekereza, niho muri mwumve mwihangana abantu batari bwumve icyo ndi kuvuga. Ariko iyo ari kuri zero niyo muri babiri muzenguruka, nta muntu wamenya uri imbere y'undi, buri muntu aba ari imbere y'undi, buri muntu aba akurikiye undi. Rero nimusenga kuwa gatandatu kandi mukiyeza ari Imana yatangiye isabato, muzaba musenya imirimo yose yakozwe muri ya minsi ibiri, kuko bo bayikoze banduye, mwe musenga isabato mwejeje. Sabato byari bivuze ngo ni ikiruhuko, egerana n'Imana mugasenya imirimo ya Satani. Attention, ikiruhuko cy'umuruho ntabwo ari icy'umunaniro. Uyu muruho waterwaga no gufatwa n'ibigirwamana, karandi turuka kuri iyi myuka. Ubukoroni bwavuye muri ya colonization, murabizi abanyegiputa bakolonizwa, none wagahinda n'ishavu mwatewe, imvune mufite mu mutima, mujye muyiruhuka ku munsi wejejwe n'Imana. Ariko ikibabaje, abantu baruhukaga umunaniro ariko umuruhuka bagumamo.
Imana yohereza uburuhukiro muri Kristo asimbura isabato. Uyu munsi wasiba isabato nta cyaha uba ukoze, unayisibutse nta cyaha ukoze. Kuyisiba ntibitanga ubugingo, no kuyica ntibibuza ubugingo. Isabato yacu iri muri Kristo. Ijambo ryavugiwe i Gologota ku musaraba, yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Yari yimuye uburuhukiro bubonerwa mu minsi no mu mboneko z'amezi, bwinjiye muri Kristo. Uyu munsi haruhuka uwizeye Yesu. Imana ibaha umugisha. Umunsi wo ku cyumweru hasengwaga Imana zuba. Imana ishimwe. Abize astronomy na geography birimo, izuba niryo rimurika urumuri, hanyuma ukwezi kukafata. Ukwezi n'akagarura rumuri rw'izuba. Ukwezi kuba kumurika wa mucyo mubona aba ari uwo gukura ku zuba. Hari ibintu bitatu biba mu kirere: ukwezi, izuba n'inyenyeri. Izuba ni umucyo, n'ukwezi kugatanga umucyo. Izuba ntawe uryinjiramo, ariko mu kwezi bajyamo. Inyenyeri ntabwo ari imwe, n'inyenyeri nyinshi. Itsinda ry'inyenyeri baryita galaxy. Izigaragara mu isanzure tubonesha amaso tubyita corps celeste kubiza astronomy cyangwa geography. Je pense que ako kantu karimo muri geography. Noneho hari n'izo tureba dukoresheje telescope, tukabona n'inyenyeri zitabonwa. Iryo tsinda ry'inyenyeri bita systeme, iyo zigiye umujyi umwe bazita galaxy. Izo ziraboneka. Inyenyeri z'umujyi umwe zishushanya abakristo. Ukwezi kugashushanya ababwiriza butumwa. Izuba ni Kristo. Izuba Yesu akigera mu isi yaravuze ngo ninjye mucyo w'isi. Imana ishimwe. Ngo umucyo waviriye mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenye. Kuko izuba ricana ku manywa, Imana mu buhanga bwayo yafashe umucyo w'izuba iwuha icyerekezo ku kwezi, kuko ukwezi gukora nijoro, kugira ngo uwamurikiwe n'izuba ku manywa abone n'umucyo utangwa n'ukwezi nijoro. Muranyumva ndabizi. Uretse ko abakarudaya scientificoma batubwira uko ibi bintu byagiye bibaho by'ibinyoma, batubwira uburyo isi yagonganye n'ibiki, habaho boom guturika, ngo nuwayo zimwe ziragenda ngo zirihuza ziraterana ngo zikoramo ukwezi. No, not true. Ntago ari ukuri. Byaremwe n'amaboko y'Imana. Arewe none se icyo gituritse giturikijwe n'igiki? Kuki kitongeye gukora sirikwi cyari cyakoze mbere se? Iryo turika ryabaye ryari? Ko n'umuntu ubivuga avuga ngo byahabayeho guturika muri kangahe? Uko guturika guturutse kuki? Aho niho Karudeya ihakanira imirimo y'Imana. Turi kumuhamagaro w'ubukristo. Ntabwo nibagiwe. Imana ishimwe. Imana iravuga ngo ku manywa izuba, nijoro ukwezi. Biranditse muri Quran. Abascientifique batarabivumbura, Quran yarabivuze, Bibiliya yarabivuze, umuririmbyi yarabiririmbye muri Kantike. Ku manywa izuba ntuzaritinya, na nijoro ukwezi ntuzagutinya. N'igeno ry'ibihe bisimbura nuko Imana yabitegetse. Abantu rero barebye ubutware bw'izuba, abandi bareba ubw'ukwezi, baravuga ngo tuzajya tubyikubita imbere. Nihute munyihanganire tubivuge dutaruka. Iyi nkomoko y'ubu bwenge bwose iyoborwe na Satani, kugira ngo ubumenyi bw'umuntu bwimure Imana. Nta muntu wimura Imana atayobowe na Satani.
nta n'umuntu wimika imana atayobowe na Kristo. Hari ijambo mperutse kumva Dr. Paul Gitwaza yavuze, numvishe na mwene data Mushumba nta mbabazi abivugaho. Yaravuze Paul Gitwaza baramubajije ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, baramubaza ngo abasilamu ntibazajya abantu badafite Kristo. N'abapotre nyine ntabwo bashobora kwerura, n'abashumba bashyiramo tolerance bagatangira gushyigikirana. N'ababyeyi banjye n'ukuri, n'ababyeyi banjye respect, ndabubaha rwose, ariko no, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yageretseho aravuga ngo ntawe ujya kwa data atari njye umujyanye. Utari muri Kristo Yesu ntazajyayo. Pato ntagutorera monami. Inyuma y'igihugu ni imbere mu kindi. Iburengerazuba bw'igihugu ni iburasirazuba bw'ikindi. Utari muri Kristo ntari muri data. Point. Ntabi udafite ukuboko na Kristo ngo agufate ukuboko akugeze mu ijuru. Ntaririho kuri wowe. Niyo mpamvu njya mbabwira ngo kubatizera ijuru riba kure, riba hatazwe, ariko kubizera rigenda riba muri twe, kuko ubwami bw'Imana buri muri twe. Imana ibaha umugisha. Nta Yesu nta juru. Ibi ngo nta dini rizabura umugeni. Mama we. Nta mugeni wabaho nta mukwe, kandi umukwe ni Kristo. Niwe wadukoye amaraso y'igiciro. Ubwo nta mukwe nta mugeni. Ntawe. Ijuru ni rigari rikagira irembo rimwe muri Kristo Yesu. Niryo rembo ryinjira. Nta handi utanyuze muri Kristo, nta handi wanyura. Naho kujya gusobanura tuvuga ngo yabivuze ngo kuko ngo nta mujura ngo uba muri Kristo, ngo Yesu ntabwo ari inzira y'abajura exactly, ariko n'abandi bamurimo barabizi ntawe umubana mu izo ngeso. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo kuri bande, ku bafite ubugingo, ku banyakuri, kandi ku bagenzi bajya mu ijuru. Rero umuntu wese uri muri Kristo aba asize izo ngeso, kandi umuntu wese uri muri Kristo aba ari umugenzi ujya mu ijuru, kandi umuntu wese uri muri Kristo aba ari mukuri. Niyo mpamvu yavuze ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura. Ntitukiri imbata rero y'ibindi ngo dutorere kandi bera b'Imana. Haba ni Seti, haba n'undi, ijambo ntiryemerwa kuko rivuzwe n'umuhanga. Ubwo bukoroni mu bwikuremo. Ibi bababwira ngo kuko uri yatize ngo ibyo avuze sibyo. Uwize bwa mbere se yigishijwe nande? Cyangwa uwigishije bwa mbere yigishijwe nande? Ariko kuki mufata ubumenyi butangirwa muri rusange mukabuhakanisha ubwenge Imana itanga by'umwihariko? Uwigishije mbere yigishijwe nande? Kuko umuntu afite nivo runaka ngo ibyo avuze byose bibaye ukuri kuko byavuzwe n'umuhanga. No, nta byandi yo mwidishye, yego mwidishye, no. Oya, mugenzuza ijambo ry'Imana umwuka wera, kandi nta ubahana, nta urukiko rubajyana, nta tegeko ribajyana mu rukiko. Nimutemera ibyo tubabeshya ntaho tubaregera, kandi nta n'ibihembo tubahaye nimwemera ibyo twavuze. Ni ngombwa ngo ibivuzwe byava mu kanwa k'abaciye bugufi nk'abani Seti cyangwa abakomeye nk'aba runaka, ni mu bigenzuze Bibiliya ijambo ry'Imana. Uko dutangiye kuba confusinga tuvuga ngo Yesu siwe nzira gusa, ejo tuzashyiraho na Bibiliya ibihakana. Kandi iyo mwayobotse umuntu muguma ku nzira ye. Ariko ikintu nshimira Imana, umuntu wabeshywe ayoboka vuba iyo amenye ukuri, ariko umuntu wibeshye ayoba buri munsi niyo yumvishwa ukuri. Ngaruke kuri Aburahamu dusenge. Aha Aburahamu yarari bo ntibasengaga izuba. Izuba ni uguturuka muri Taliyana
mu Bataliyani niho basengaga iri zuba. France yigeze yabikora, no mu Bwongereza byigeze byahaba, sintinda muri ayo mateka. Ariko muri Middle East, mu burasirazuba bwo hagati, n'igice kinini kiri ko ibyinshi hariya basenga izuba. Aziya hafi ya yose nayo niko byari bimeze. Nyuma rero Imana ireba Aburahamu wikubita munsi y'ukwezi usenga ibigirwamana akabicuruza, imurebera hashize, imurebera muri Imana irebera Aburahamu muri se Loti, irebera Loti muri Plutôt irebera Aburahamu muri Tera, Tera imurebera muri Nowa, Nowa amateka yaragaruka. Imana yibuka uburyo yari umukiranutsi, irangije iravuga ngo sinzatakaza umukiranutsi iteka. Oria pone sainimondra pehosa ni moria shatoria kotainima emoni mandia sainimoria. Imana ntizatakaza umukiranutsi tokitaliwa bone sainimondra. Niyo bariho bakiranirwa, izajya no kukana katazi shinge na rugero igaha ubutumwa kabwiriza abakiranutsi baboneke. Nikabura nako kakaba kigenge, Imana izashakira umukiranutsi mu nda mu bataravuka. Yabwiye Yeremiya ngo nakwejeje ntarakurema, nkweza utaravuka ngo ushyiriraho kuba umuhanuzi. Imana ishimwe. Umuntu wese avuka avukiye umugambi w'Imana. Aburahamu ngo agwa ku gitabo cy'amateka y'ibyabaye ku mwuzure wo kwa Nowa, areba Imana yavugaga, areba igihe yikubise imbere y'ukwezi kutavuga, areba imbere acururije ibigirwamana bitavuga, arangije aravuga ngo hari indi Imana ya sogokuru, ya sogokuruza Nowa, iyo yagiye. Reka nkubwire ngo irahari. Niba hari umuntu mwegeranye mubwire ngo iracyahari. Yarivuze, Jehova ndiho. Imana ishimwe. Yarivuze ibwira Mose ngo ndiho ndi Uwiteka. Imana ihoraho. Ukwezi kurazima, umwijima ujya ugutwikira, izuba rijya ribura imvura ikagwa. Abasenga ukwezi bagutegereza after Sarathini. Ariko Imana ihoraho, ndiga yihisha inyuma y'iminsi. Abakarudaya barayifashe ukwezi bagupariranya mu masengesho bagusenga, bahita baguhuza n'iminsi 30 bihaye. 30 iminsi 29 kuva kuri 28, 29, 30 na 34, naho harimo iminsi 4. Mutazi urujijo rwayo, ababizi mu Kigiriki hari iminsi igende gahura ariho aya masaha rimwe na rimwe asigana, umunsi ukagira amasaha make. Hari abantu babizi nyine babyize, murabizi, sinshaka kubibabwira. Hari ijoro rijya ari ijoro rigenda rigahura, umunsi amanywa n'ijoro bigahura, icyo bita equinox. Ntabwo nshaka gutindaho, ariko reka mbabwire ngo izuba rijya rizima. Nafashijwe n'iseti. Reka mbabwire ngo ukwezi kujya kwijima, Oria bone sainimondra. Reka mbabwire ngo igicu kijya gitwikira inyenyeri. Reka mbabwire ngo wasenga ukwezi ku wa mbere, ariko ku wa kabiri hakaza ikindi. Wasenga Mars, Saturne zikazana za Mercury, wabisenga bigakora accident bikagongana. Hari ibigenda byimuka, si ngombwa kujya muri ayo mateka cyane, ntaza kurushya batarabyize. N'ababyize sindi kubibabwirira kubimenya, ubwo murabizi. Ariko reka mbabwire, ari igihe kijya kibaho amatelefoni yacu akikoroga bitewe n'uruhererekane ruba hagati y'imibumbe n'iyindi, bitewe n'aho amasatelite bayashyize location zayo. Ariko Mana y'imbaraga we, hakaba iyo mpanuka. Ariko umuntu uri mu Mana nta munsi ajya agubwa nabi kubw'impinduka z'Imana. Imana ihora ariyo.
ntigisaza ngo abayirimo baborere muri yo, ntigipfa ntisinzira ngo nibura abo yarindaga babe batewe n'ibiza, abasenga umubumbe imvura iragwa igasenya. Mu Mana nta tsunami nta muyaga, aho niho Imana ishaka ko mutura. Rero kuko abakarudaya batuye muri ino si rimwe amakuba, barashaka kubafatiranya n'amakuba ngo babayoboze amarangamutima yanyu, babahuze n'igihe cyabo, mujye mugendera ku murongo w'ibyo bashaka, nicyo cyitwa iterambere. Ariko ndakwinginze rigire ku bwa Kristo, ariko kandi ugire na Kristo ku bw'iterambere. Imana ishimwe. Ndagira ngo bira b'Imana, Aburahamu ahamagawe, Imana yarebye Aburahamu uri kuvuga ngo Imana yahozeho ikabana na Nowa, bakabana imyaka 120, akabaza inkuge ikamubwira uko bigenda. Iyo Mana izi uko abantu bakira n'uko bapfa, ni iyihe Mana? Reka nkubwire, niyo izi uko upfa ni nayo izi uko ukira. Iyo niyo twizera. Niwe Uwiteka, niwe uzi ibyo utunze n'ibyo udafite, niwe uzi ibyo uzageraho n'ibyo watakaje. Ni Imana izi urunyurane rw'ibihe, kuko bitarabaho irahari, bihari irahari, binashize Imana iriho, ihoraho. Niyo mpamvu wizera ibihe agasenga ibihe azeshuwa mu gihe cy'ishira ryabyo. Ariko umuntu wakoranye n'Imana uriho kuko nayo iriho, uzatsinda kuko itsinda, urakomeye kuko ikomeye, urakize kuko ikize. Ariko Mana y'imbaraga, ntawe ukuroga kuko itarogeka. Izi mbaraga n'ubwenge n'imyuka mibi by'abakarudaya ni wowe wenyine, umuntu usenga ku bw'izina rya Kristo. Nawe udakijijwe, nawe udasenga ku bwaryo, urabizi ko nta rindi zina wirukaniramo abadayimoni ngo bagende. Ndahembutse bera b'Imana, ndanezerewe. Imana isanga Aburahamu. Buri muntu agira uko agendererwa. Uyu mwanya wowe uragenderewe, uyu mwanya nawe uragenderewe, uyu mwanya uragenderewe. Reka dufatikanye dusengere hano kugira ngo bitaza kuba birebire bikabajena. Ndabizi hari abo dusoje badashaka ko dusoza. Ntabwo ndi buhaguruke hano dukore session ya kabiri ikiganiro yiri jambo ry'Imana ku muhamagaro w'Ubukristo. Imana yarebye Aburahamu iravuga ngo ndaguhamagara. Mu muryango uvukamo, mu gisekuru urimo, Imana iguhamagare, muri za karande igusohore. Rambura ikiganza dusengane. Hereza Imana umutima wawe. Aturibwire ngo akira n'umubiri, yibwire ngo akira ubugingo, yibwire ngo ndakwizeye. Amen. Mana turagushimiye. Niwe Mana y'imbaraga, niwe Mana umuhanga, niwe Mana umukozi w'umuhanga. Tujye ukiranirwa Mwami. Ushobora byose, ushobora byose. Ganiriza ubwenge mbere yo gukiza umubiri, ubanza ukiza ubugingo. Ni wowe uzi uko wahera, ni wowe uzi aho wabanza, kugira ngo aba bantu bafatire mu bumenyi no mu kutamenya, ubasobanurire iby'agakiza. Ni ku bwa Kristo Yesu. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.